ufite gikomeye cyane nuko buriya umuceri urimo isukari nyinshi cyane bigatuma ubasha gutera imbaraga maze umubiri wose tukabasha gukora imirimo imwe n'imwe itandukanye. So ikindi kintu wamenya ku muceri buriya nuko iyo umuceri utetswe neza, tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Welcome back hano kuri Sarifact TV, kuri televiziyo yacu, nongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho n'ubundi tugiye gukomeza mu gice cyacu cy'ubuzima tuvuga ku bijyanye n'imirire, of course ibyo turya hano bya buri munsi hano mu Rwanda dusanga mu masoko yacu atandukanye. Twari tumaze iminsi tuvuga n'ubundi akamaro dusanga cyangwa intungamubiri n'akamaro of course dusanga mu biryo na bimwe usanga turi kurya mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ugasanga nta makuru ahagije dufite ku ntungamubiri dusanga muri ibyo biryo turya. Nongera kwibutsa ko amakuru tubagezeho tuba twakoze ubushakashatsi bwimbitse ku ba nutritionist bagiye batandukanye hano hanze aha, ku ma website yabo, ku ma institutions, mu bigo byabo ba publishinze biri hanze, maze tugasoma tukabazanira ayo makuru ajyanye n'ibyo byo kurya bigiye bitandukanye. Nongera kwibutsa ko ibyo tugiye kuvuga turi kubisanga mu gitabo cyitwa Imbaraga y'Imana iboneka mu byaremwe kuri page yaho ya 42. So mukunzi wacu rero yaratwandikira tubwira ese Salima kumaze iminsi hano kuri Sarifact muri parite yanyu ya Health Fact mutubwira ibijyanye n'ibiryo bimwe na bimwe biboneka hano mu Rwanda n'akamaro kabyo. Ese noneho nta kuntu watubwira noneho ku umuceri ko mbona tuwurya buri munsi saa sita na nijoro, ku bantu bamwe na bamwe ugasanga umuntu arawurya kuva kwa mbere kuza kwa gatanu, ariko mu by'ukuri ntabwo asobanukiwe n'izihe ntungamubiri ziba mu muceri. Ese umuceri utunganywa gute? Ese umuceri uribwa gute muri rusange? So umuceri rero ni kimwe, twinjira muri video yacu y'uyu munsi, umuceri ni kimwe mu biryo biboneka hano mu Rwanda kandi binahera rwose. Hari ibishanga byinshi hano mu Rwanda byeramo umuceri. Icyo ni cyo kintu cyiza gihari, kuko usanga nanone byoroshye kuwubona hano ku masoko atandukanye. Twinjira mu kiganiro cyacu ducukumbura tujyamo hagati, ngushishikariza rero wowe watangiye kureba iyi video kuyireba kugeza irangiye, ukora subscribe, ukora share, urayikinga kugira ngo iyi video ibashe kugera kuri benshi ibagirira umumaro, kandi nawe ufata amasomo yose ari muri iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Twihuta cyane rero ntabatindiye kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umuceri ni kimwe mu kinyampeke gikoreshwa cyane ku isi yose. Ku isi yose buriya abantu benshi bakoresha umuceri cyane, ariko umuceri ikintu ufite gikomeye cyane nuko buriya umuceri urimo isukari nyinshi cyane bigatuma ubasha gutera imbaraga, maze umubiri wose tukabasha gukora imirimo imwe n'imwe itandukanye. So ikindi kintu wamenya ku muceri buriya nuko iyo umuceri utetswe neza ubarirwa mu byo kurya byihuta cyangwa byorohera igifu kudigera, maze ubundi umubiri ugahita nyine ubona imbaraga mu buryo bworoshye. Ikindi kintu twamenya gitangaje cyane ku muceri, niba ufite agapapuro hafi, murabizi ko dufite agakayi kacu tugenda twandikamo hano kuri Sarifact, ku buryo igihe runaka kizashyira ukisanga rwose ufite ikayi yuzuye irimo tips nyinshi zigufasha nyine kubaho ubuzima bwawe neza rwose wishimye kandi unogewe nabwo. So dukomeza rero kuri vitamine dusanga mu muceri dusangamo vitamine A, dusangamo vitamine B1, dusangamo vitamine B2, tukanasangamo vitamine B6. Izo vitamine zose ugasanga ni nziza ku mubiri wacu, kuko buriya bituma umuntu akura vuba cyangwa agira igikuriro. Buriya ni byiza kurya umuceri bitewe n'uko nyine ufasha abana cyangwa n'abandi bantu mu buzima busanzwe kugira igikuriro. Ikindi twamenya ku muceri nuko buriya umuceri wongera imbaraga nk'uko twamaze kubivuga, hanyuma noneho zikabasha gukwirakwizwa mu mubiri wacu, maze tukabasha gukora imirimo imwe n'imwe. Ikindi kintu
umuceri ukora nuko ufitemo imyunyungugu igiye itandukanye. Muri iyo myunyungugu harimo calcium, harimo phosphorus cyangwa phosphore, harimo n'ubutare ariyo fer, harimo potassium, harimo sodium, harimo sulfur, harimo magnesium, harimo manganese, harimo chloride, harimo iodine, harimo zinc, harimo fluor, harimo na arsenic. Iyo ni imyunyungugu yose twasanga mu muceri, kandi usanga imyunyungugu yose ifitiye nyine umubiri akamaro, kuko buriya buri mwunyungugu mu mubiri ufite icyo umaze kandi ufite n'icyo ukora mu mubiri wacu. Ikindi kintu gitangaje umuceri buri ukora nuko buriya n'umuceri nawo utera kwihagarika neza. Ikindi nanone umuceri ukagabanya umuvuduko w'amaraso. Ikindi nanone gitangaje kiri very interesting umuceri ukora kiri very incredible. Ndizera ko buri muntu wese agiye gutungurwa n'iki kintu umuceri ukora, kuko ni ikintu kidasanzwe. Buriya ngo umuceri utera umutuzo wo mu mutima no gusinzira neza. So ni byiza rero kongera kwibuka gushyira umuceri ku mafunguro yanyu igihe cyose ugiye kurya, ukibuka ko buriya n'umuceri ari sawa, kuko utera gusinzira neza kandi ugatuma umuntu agira n'umutuzo. So ikindi tugomba kumenya ni uko ku muceri utaribwa wonyine cyangwa ngo uribwe igihe kirekire, kuko bishobora kukugiraho ingaruka hanyuma maze ukaba wagira indwara ya beriberi, kwa kundi usanga umuntu ashishuka intoki agashishuka n'ibirenge. Turaza kubereka hano amafoto y'umuntu ushobora kuba agaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara. So ni byiza rero ko igihe cyose uri kurya umuceri ugomba kuwurya mu rugero, kuko twamaze kubona ko ni byiza kuwurya ariko tukawurya mu rugero. Bivuze ko n'ibindi biryo byose twagiye tugaragaza hano ari byiza kubirya mu rugero, atari byiza kubirya cyane nyine in high quantity niba ariko nabyita, ahubwo quality ariyo nziza. So tunakomeza rero tuvugira hamwe n'ibindi bintu umuceri ukora, nuko buriya umuceri ufasha mu kugarura imbaraga nyuma yo gukora siporo. So rero ni byiza ko mu gihe uvuye muri siporo nabwo ari byiza, nkuko twari twabivuze kuri ya video umukunzi wacu wari watubajije ko ari ibihe biryo nyine ashobora gufata mu gihe avuye muri siporo. Umuceri twari twawushyizemo. So buriya ni byiza nanone gufata umuceri ariko none ukawufatana na protein, harimo twabonye intoryi, twabonye amagi, twabonye ibishyimbo, twabonye ifi, twabonye inyama. Ibyo byose ni ibiribwa ushobora gusangamo protein. So dusoza rero ngushishikariza, cyangwa bwa mbere ndabanza ngushimire, bwa kabiri ngushishikariza kureba ikiganiro cyose kugeza kirangiye, ukora share, subscribe, kugira ngo n'ibindi biganiro tuzanyuzaho hano uzabirebe kandi bizabashe kugufasha no kukubaka no kukwigisha. Murakoze cyane aho muri mwese, ndabashimiye. Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubana namwe. Bye bye, naho mu kiganiro cy'ubutaha tuvuga ku bindi biryo bigiye bitandukanye. So drop your comment utubwire ibindi twashobora kubabwira hano, kugira ngo tubashe kugira hamwe akamaro kabyo mu gihe turi kubirya. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda.